uri umuntu w'umugabo, uri umusaza, uzi umuco nyarwanda. Ndashaka yuko uno mugore wanjye uva hano neza yemeye yuko atazongera kuririmba ibyo bintu. Unyejeje ko ibyo utazongera kuririmba? Ni ukuri nawe nzabyongera. Umubyeyi nkawe ufite abana ntabwo ukwiye kuririmba izo ndirimbo, si ibyo n'abana bawe n'abandi babyeyi bagenzi bakumva bakugaye. Umwana umwe yaje nta kayo undi nta karamu undi n'ifomo ntayo, mbese nanjye babyamvangavanze. Muri ino minsi urabizi ko akazi karabuze, amafaranga yarabuze, kandi iki kibazo rwose ntabwo ari icyanjye, ni icy'abantu bose. None wazagiye ukisobanura kuri diregiteri wabo babandikira buri munsi? Urumva njyewe nzifata nkajya kureba rero diregiteri uzi amahane agira? Tekereza uziko yatamagana na polisi bakamfata bakajya kumfunga bavuga bati dore ikigabo cyananiwe inshingano z'urugo. None ukumva ari njye uzabishobora se? Ahubwo mutagatekereza nta kuntu wazagenda ukareba mama wawe ukamubwira, ukareba ko nibura hari icyo yatumarira, udufaranga dukeya tukareba tugakemura ikibazo cy'abana. Uzajya uhora wishingikirije ku babyeyi, uzageza ryari? Uzamenya ko washinze urwaye igihe ki? Nese ubwo tuzabigenza gute? Ni ngombwa bikubwira ukabyanga. Akwiriye kurebera inshuti yawe imugeza kugusura hano ukayibwira wenda ikibazo cyawe ukora ko yakuguza nk'ibihumbi 10 ukagura inifomu z'abana. Uyobewe se ko ari twabuze umuceri ejo bundi ari we nayagujije? Ariko rero aho bukera ndajya kwiba. Ute? Ndajya kwiba kubera ko ndabona ibibazo byamaze kundenga neza neza. Urahagaragariye, zana se mfe kugura n'udushyimbo dushyire kuri uriya muceri. Nabise bagure mwabayemo. Ni kukubwira ikibazo mfite nawe ngo ninzane ngo amafaranga ugura ibishyimbo by'umuceri. Ariko babare. Agenda ngiye kuya ko nateka imitwe hari ahirya mu gasantere. Ndaza kukubwira icyavuyemo ku mugoroba. Kundi nyine ariko urebe ko ubigenza, dore rwose nta kigenda. Sigaye mfite isoni rwose zo gutunguka mu rugo iwanjye kubera ikibazo cy'ubukene. Abanyeshuri bariga neza. Kumvira mwarimu ni ikintu gikomeye cyane. Cya kabiri, kumvira ababyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Bize bite? Sawa Samuji. Ubu koko navuze utereka some. Nari mbyutse abatereka mbesome kano gatabo. Reba ko amasaha yicuma. None se gahunda dufitanye? Yama. Ariko sha uzikora nayibagiwe neza. Yama. Uziko nabyutse mu gitondo nkicara nkategereza nkabona ntabwo uje ngagira ngo warwaye. Reka nkubwize ukuri pe. Iyo utaza kundeba ubu karaveri byari birangiye nari ngiye kwisomera igitabo kiduka iby'akazi ndabyojya. Ahubwo reka negekeho. Gira vuba tugende. Reka shino nebe mu nzu. Nze negekeho tugende. Turi kuva ku kazi. Bagakora hakiri kare. Urakazi karanabuze. Gira vuba kabisa. Niko twajya aho. Cecera aho ngaho. Ceceka. Koko. Muti koko. Abashyira. Nanze fashe murabirenza. Ya data we. Mbega ngo turapfusha. Niko. Subira mu ngiro uri n'ibyo kintu kuvuga tu. Umusore kwa Samuji.
Meze mute? tumeze neza ariko ntabwo tumeze neza cyane. Muraho mada. Ariko sisa muco. Kunje nsanga muri gushwana muri mutongana muri gupfa iki? Gaho nakubwira ibintu yema araririmba kakanya. Damwe murapfa iki? Kose muzinuzi yandirimo kwita kuri kakandi. Yesu aho ngaho. Hamwumvise. Ariko se ngubaze. Umubyeyi nkawe niba ushobora kwifata ukaza ukaririmba indirimbo imeze gutyo ngo kubita ukuri kakandi ngo umugore arataka maze azana amazi. Kiboba bahera hano inyuma y'inzu. Akaba arimo yumva ibyo bintu muraririmba. Ejo yajya ku ishuri akabisubiramo. Mwarimu akamwumva. Akamubwira ko ari wowe wabimwigishije. Ibyo byaba ari ibintu. Umva madamu rero. Mu muco wa Kinyarwanda nta mubyeyi ukwiye kuririmba izo ndirimbo. Izo ni indirimbo zirimbwa na za nsoresore zirimba ibishego ibintu bidafite inyigisho namba. Ariko ubundi mubaze. Uramutse uririmba indirimbo y'urukundo rwanjye nawe ukaririmba indirimbo y'Imana byagutwara iki koko? Rero narinciye hano. Numva muri gutongana ariko umubyeyi we icyo nkwiye kwisabira. Ntabwo umubyeyi nkawe umeze nkawe ufite abana ukwiye kuririmba izo ndirimbo rwose. Tukiri aho ngaho Karaveri, uri umuntu w'umugabo, uri umusaza, uzi umuco nyarwanda. Ndashaka yuko n'umugore wanjye uva hano neza yemeye yuko atongera kuririmba ibyo bintu. Madamu, unyijije ko ibyo utazongera kuririmba? Ni ukuri nawe nzabyongera. Umubyeyi nkawe ufite abana ntabwo ukwiye kuririmba izo ndirimbo, si ibyo n'abana bawe n'abandi babyeyi bagenzi bakumva bakugaye.